Wagwanule my people, ni MC The Soft Dancer aka The Hottest City Papa Official Selector Batman once again, but if you understanding what I'm saying. Iryo ni izina ryanjye ndi kuvuga baby, bimeze biteze. Ni fresh. Ndetse ko mbona utangiye kwisitsa n'iki man, kuvuga izina ryanjye riba ari kilometric wanje. Ni rirere fresh, ahubwo mu minsi mike nshobora kuzajya muri studio wanje urumva producer agashyiramo beat ubundi nanjye nkavuga izina ryanjye fresh. Wagwane my people, meze neza cyane. Ariko ndacyavuga izina ryanjye ntabwo riye byarangira. Reka manze nsuza aba people wanje, manze nsuza abacaca banje fresh. Yo, ni nk'ibisanzwe ni wa muhungu wanyu hano muri quartier hano muri Rwamagana district, ariko mu minsi nimero tangira guflyinga fresh, nikoze ni Kigali, nikoze n'ahandi hose ino mu zindi ntara tubakubitira fresh tumenye ibyari byo. Nta kindi ukora mu ntera inkunga bro. Mu ntera inkunga guys, mujye kuri YouTube urumva, mufungura application ya YouTube urumva, mwandikemo The Soft, usiga umwanya wandike Onaga. Please ku ruhande uzabona ijambo subscribe urikande ubundi deni wikomereza. Nushaka kuntamo neza uzongera uritappingeho, uzahita ubona kunzogera ya mbere ukandeho, tujye tubasha gukurikirana neza cyane igihe cyose kizeho banga. Already ni nk'ibisanzwe murabizi, ni gahunda. Ndi kumwe n'umukobwa ntago mumuzi. Muri iyi minsi ngiye narakemeje ngomba kubatamo n'abahasho zirenze fresh. Uyu mwana muramubona aragerageza yongera ijwi ubundi atubwire ibyabyo bimeze bite umukobwa wa papa. Ni fresh papa. Umeze neza se? Cyane. MC The Soft muzi yigize. MC The Soft cyane nigaya cyane. Ni nigaya cyane. OG. Abayanguye amata. Abanguye amata. Dura amata wallahi. Simufata singuhese. Akira nangu temwa. Nawufataho. Guys, ndabakunda cyane, niyo mpamvu mukangiye kuba twikisho kugira ngo mubanze noneho mumente mukonfirma muvuga ati cyaza umuhungu abari mu kazi kose. Urede amazina witwa? Okay, amazina yanjye nitwa Bamurebe Naomi. Gerageza wongere sound fresh kugira amahane wanze bumva umukobwa ngo bimeze biti. Bamwita Bamurebe Naomi. Already. Naomi umeze utese? Umeze neza se? Meze fresh cyane. Hanyuma ndimo ndafata man. Hanyuma urumva umeze ute kuba uri kumwe na MC The Soft? Ndishimye cyane cyane. Ngariko ngo wamize inshuro nyinshi ngo wallahi ngurambura ngo niki ugenda mu nzira ubaza abacaca ngo singura mu jingu nzamubona gute niki none birangiye twihuriye. Cyane ibyo ngibyo narabikoze none final. Uri cyari ko uba natangiye kugutamo challenge zanjye se undi gatangiye kumbwira ibyo ari byo. Ntari bisubibona se ndahari. Ako se urumva umeze ute? Meze fresh. Hanyuma se urumva wishingikirije iki ko bavuga ati ngireka ngiye guhura na The Soft ubundi numva ibyo ari byo. Nyine ni ibintu napanze urumva. Hajya nkubona ariko nkabona nyine sinzagukora, ariko kuko nabishakaga nakubonye nyine naraguhize fo. Hari ukuntu njya mpamagara abacaca nkabwa ati se ko nkutine muri challenge zanjye bimeze bite? Ngo bro ngo wallahi ngo uzabaze ngo ibyo bibazo byawe ntago nabiva imbere, mba mfite ibintu by'amasoni imbere ya kamera fresh man. Bakamfera abandi bakavuga ati se ura mujino nawe yanyweye ibiki niki, ariko noneho uravuze ati reka nigire kagarara tu. Ngo urashaka kumfata ariko ngo wumve ibyari byo. Cyane. Ariko nagufasha. Ndagufite. Okay, thank you guys. Ntago ari ibintu bya danger man, ntago ari ibintu bya danger. Uyu nawe yarakiyemeje ngo baraje nyine mutemo challenge zanjye niki. Okay Naomi. Umeze neza se? 4. Ugeze mu kangahe se? Niga 6 man. Niga 6. Niga 6. Wallahi nese ubu mu maso ku buryo ugaragara nkaho ukiri umwana bakangize 6 ngo byagenze gute? Ibintu byaraciyemo. Ntabwo tujya dusibira bro. Ntabwo mujya musibira. Ushobora kuba waratangiye imyaka ifite, ushobora kuba watangiye ishuri ufite nk'imyaka ingahe? Cyane kera cyane. Umva bunde uko nubwo ubona nyine ndi umwana. Ndakuze. Urakuze? Do you have a boyfriend? Yes. Uramufite? Yego. Byanyabyo se? Byanyabyo. Uno si buye muri kumwabona ari kumwe n'umuntu mukuru, abona ari kumwe n'umupeti, abona bimeze bite? Ababona ari kumwe nyine rega biterwa n'uwo mukundana nawe ukundaga. Guys, hari abantu bashobora kura kavuga ati baby n'umwana muri kumwe ngo bakabije niki gifata abacaca bakuze niki. Guys, gukura nta kindi, guys ntago ari physically gukura, si physically kureba umuntu uvuga ati uriya muntu turabona niki oya, gukura dore ne hano.
muri mind please. Aliga 6 ariko ni mubona kuri video Jane muraza kuvuga ati ni umwana already twagiye. Umeze neza ariko nari mu rugo ni heza. Mu rugo ni Rwamagana. Mu rugo ni Rwamagana. Muri uyu mujyi cyane umujyi rwose. Nese ko ngiye kumara umwaka ndi kuwukoramo wallahi kuki izi saha ari bwo mfashe. Biba bigoranye. Biba bigoranye. Kubanza ukitonda. Urabanza ukitonda ukanza ukarabana ibintu byerekeye. N'icyo ubona n'amasomo ameze nabi. N'amasomo ameze nabi. Banza ugakurikirana kimwe. Then wabona nyine bibaye neza akakurikirana n'ikindi. Cyaze wallahi ahantu biraza ko bimeze neza cyane. Okay Naomi. Imana nose ubungubu kugiye kurangiza kwiga ejo bundi ugahita wava school nyine umaze gukora ikizami ukavuga ati igikurikiyeho no kujya mu buzima bwo hanze nta kindi umuntu yatekereza yarangije kwiga utekereza business. Do you know business? Business urayumva fresh? Umuntu agomba gushaka icyo azakora. Ni uburyo umuntu ashobora gutigita ibiceri mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Suko nguko bimeze se. Okay, let's go. Naomi, ubu tuvugana ngiye ndamutse nguhaye aka M k'amafaranga y'u Rwanda, you know? Urimo urabyumva amafaranga y'u Rwanda miliyoni man. Narangiza nkakubwira ati mwisa imwe ayo mafaranga ubu yamaze wakora iki? So byumva se bro. Niki mbwira mu minota 60 miliyoni ubu yimaze nk'umuntu ugiye gukora business. Wakora icyo ayo mafaranga ndamutse nyaguhaye? Ni ngiye ikintu nakora ku bwanjye rumva. Ndabona n'imyaka tuba turimo. Nabanza nyine rumva nkagura iki. Ariko timing iminota 60 mu ati ngiye kugwa amafaranga na miliyoni mu minota 60. Ngewe ninongera kukubaza nsanga ayo mafaranga wayamaze. Wahita yakoresha iki muri ako kanya? Ahita ngenda nkagura inshuti zanjye naye nkigurira. Wana famille nkahitamo umva iki ni ikintu tu business turi aho ngaho nyine. Ubu se ndamutse mbikuye turi nk'i Kigali kandi famille yawe iri nk'i Rwamagana. Ibyo byonyine kuva i Kigali uzi Rwamagana isa yabaye amaze gushira. Ngiye ndi kuva turi kumwe gutya visave ufata ka M hitumbwiye ati ubu tuvugana miliyoni ngiye guhita nyikoresha mu minota 60 numbaza na 5 ntayo ndi bugure. Wahita ukora icyo ako kanya? Ko bigoranye. Biragoranye. Waranshegeye nyine ngo ariko ndaje ngutemo nyine urayibona. Biragoranye. Biragoranye. Ntabwo nava kubimenya. Urakiga se uracyakomeje ishuri? Ndakomeje cyane. Ubaka M nta kuntu ahita uvuga ati ngiye umpaye miliyoni mu minota 60 mu kuntu ahita mbigenza n'iki n'iki ugatubata mugavuga ati ubu se miliyoni ntirangiye. Ego. Ntabwo nahita mbimenya. Ndaje ngukoresha challenge French ku buryo n'undi mukobwa uzavuga ati the soft ntankoresha challenge bisaba kuba nariza agatuza. Tugiye mu beke mane. Aya ntabwo beshe. Kare nawo kugwitamo byihuse vuba vuba. Guys, nababwira ngo rero man nta birenze bya danger uyu mubera turi kumwe hano. Stile aracyari umunyeshuri mu mujajinge twege ibi ngibi mba mubaza ntago mu ishuri babyiga ni mu buzima bwanze bisanzwe mu bwo kujya ngo umuntu aruhure refreshing mind fresh nyine kugira ngo abashe kumva amerewe neza naga ari bya danger ibi naga ari bazo si ikizamini iri kumuha no kugira ngo tubashe turimo turaruhuka turukuruhuka nyine bisanzwe n'ibisanzwe. Naomi irindi zina wakwita neza? Nje nitwa Murebe. Okay, uramutse ugize amahirwe yo guhura n'Imana ni ikihe kintu kuri wowe ukurikije ukuntu uteye no kubona usa n'ikini ni ikihe kintu umva kuri Imana yakweditinga? Kuri wowe tukavuga ati ngiye bamureba ariko ngiye meze gutya na gutya ariko mbashije guhura n'Imana cyene ati Imana ariko warandemye ni sawa ibyo ni fresh ndabigushimira n'iki ariko iki kintu wamaye ku mubiri wanjye ndabona atari waneza gira gutya cyetse umpinduruka amagutya nibwo nakumva ameze neza fresh cyane. Ni ikihe kintu kuri wowe wakwifuza ko Imana yakweditinga uramutse ugize amahirwe yo guhura nayo? Umubiri wanjye nyine ikintu mbona nasaba Imana nko kuba muremure kuba muremure n'iki yabyara ntabwo wakenera kubyibuha anabyibuha ukanabyibuha nazana nyashi ukazana nyashi zindi bajya bavuga ariko nyashi muri iyi minsi zirimo ziracafiriwa ndareka nkubwiza ukuri ntabwo ari ibintu by'ibanga man ewana nose ubona ababibi nundi bizaca nose ubona ababibi bafite nyashi bari mu kazi
bariya bararenze. se barenze mu biki mani? Urizi yuko urumva burije kuri Nyashi ze nyine mu minota 30 muri kumwe ashobora gusohoka kubona kuri konti hagezeho miliyoni kubera Nyashi gusa. Filozofi iri muri Nyashi ngewe nayo nzi. Ige nayo nzi icyo mba nishakira yuwabyuri ubwiza bwo mu maso bw'umukobwa burya sometimes mani Nyashi se mani Nyashi se mani naga bari neza mani ntuzanazikumbure wallahi zira boro zirakubiye bro. Yego bumva nawe wazishege uvuga ati Nyashi cyakora n'iki urumva ziba ziri mu kazi ngewe ntago nabikunda.